Ndabasuhuje cyane. Hari mining turi gukora rero muri porogaramu yitwa DLC coin. DLC coin dore ni iyi ngiyi. Ino mining turi kuyikora, ngiye kuyifungura murebe, harabona haye link, nawe uramutse uyishaka ndaza kukubwira nimero wanyandikiraho nawe nkaguha link ukaba watangira ino mining. Ni ukuvuga ngo iyi mining ukuntu iteye, urayifungura ni ibisanzwe. Mining nyinshi zo kuri Telegram kuzijyamo ni kimwe, ukora kuri open igafunguka. Iyo uri mushyashya bakubwira start, unyura kuri link wahawe bakakubwira start, ubundi noneho ugatangira. Mu by'ukuri urebye uba ubona bari kuduha ama notification akwereka umuntu umaze kubikuza, buri kanya bakwereka umuntu umaze kubikuza. Hano hejuru baduha izo bita Derico coin, noneho bakazivunjamo amadolari. Urabona mfite amadolari amadolari 201. Dore nk'ubu hano naciye akaziga hano hasi, baba bakwereka umuntu umaze kubikuza amadolari buri mwanya. Iyi mining rero ukibaza, ese ino mining ibi bintu birakora cyangwa ntibikora? Ese nanjye nabikuza aya madolari? Nk'uko nabivuze hano hejuru, coin ubonye niho zijya. Zino coin rero uzivunjamo amadolari. Ushobora kwibaza ngo none se uzivunjamo amadolari gute? Nibyo ngiye kukwereka. Ni ukuvuga ngo ino mining ukuntu iteye, hano hasi kanze makwereke neza, hano hari aho bita home, hano hari aho bita spin, hano hari aho bita task, noneho hano hari aho bita wallet. Ubwo aha hantu niho ngiye kubasobanurira. Twahereye kuri home. Ni ukuvuga ngo kuri home niho ndi, nubwo bakomeza baduha ama notification, dore izi task zose urazikora. Urabona ngiye hagiye handitseho start kubera ko nazirangije. Wowe uzajya usanga start iri mu ibara ry'ubururu, uyikoreho ufollowing izi mbuga zose cyangwa se zino coin zose following. Buri uko followinze ngira ngo urabibona ko bagenda baguha coin 500. Coin 500 buri uko followinze buri link yose baguhaye. Noneho iyo baguhaye izo coin 500 ziraza zikagwira hano, zikaza ziyongera zose zijya hano, ukaba wageraho 10,000, 15 se bitewe. Ubwo ni uburyo bwo kubona coin, nta yindi mining ihari. Ukora zino tasks zo kubakurikira ku mbuga hose, ibyo bagusabye ukabikora, ubikora uri hano kuri home. Turebye hano hasi rero baratwereka ngo bo bita ngo strategic partners, ubwo ni nk'abafatanyabikorwa. Reba hano batwereka ama exchange yose akomeye, ngo ni abasaponsa, ngo ni abaterankunga. Yewe ubonamo za Binance, Bitget, ukabonamo OKX, ukabonamo Banana, ukabonamo Apple, Tesla, Dox, nyinshi cyane nawe wazisomera, ndetse na YouTube. Yewe ngira ngo urabona ino notification ikomeza itwereka ngo runaka abikuye aya madolari. Ino mining rero urayireba ukahita uvuga uti ndakize pe, ati ndakize. Noneho ngiye kukwereka kuri ya option ya kabiri yitwa spin. Nk'uko nabibabwiye nti zose ndazibereka. Hari option yitwa spin, iyi ngiyi. Ese spin bigenda bite? Ni ukuvuga ngo iyo ukanze kuri option ya spin, bakwereka uburyo ukora spin cyangwa se ugakaraga ukazengurutsa. Ni ukuvuga ngo iyo usipininze rero buri nshuro imwe hagenda coin 2,000. kandi ngira ngo urabona ko njye mfite 3,700. Ubu mfite spin imwe, kereka mbonye wenda izindi coin 300 nibwo nagira spin ya kabiri nkagira 1,000 nyine byuzuye 4, sibyo? Birumvikana. Noneho iyo usipininze rero bigenda bite? Nk'uko ubona kino kiziga, ushobora kubona tone, ushobora kubona USDT, ushobora gushya ubwo ntacyo uba ubonye, cyangwa se ukabona n'ubundi Derico coin. Ubwo naha ni Derico coin, hano ni tone, hano ni USDT. Iki kimeze gutyo ubuhiye nyine ntacyo uba ubonye, ni lose. Nuko iteye rero. Ngiye gusipininga rero turebe. Ubwo gukora spin ushobora gukora kw'aka kantu k'idolari cyangwa se hano ari zino coin. Ubwo reka nkora aho mbonye hose nta kibazo, spinning birazenguruka. Ngiye gukora spin,
ubwo turebe icyo ngiye gutombora, nimba ari luzi, nimba ari geyini, simbizi, banza ari idolari. Urabona bampaye amadolari angahe? 11. Ngaya amadolari 11. Urebeye hano nari mfiteho amadolari 201. Ubu ninyateranya yarahita aba 212. Ubwo ukora hano kuri tapu tu kureyimu ukabikora, tapu tu kureyimu. Ubwo nk'uko ubibona urahita ubona ko yahise amadolari aza hano hejuru akaba amadolari 212. Yego, noneho ubwo ahangaha twari turi ni kuri sipini. Urabona zino koyini nsigaranye ntabwo nabasha gusipininga kuko ni nkeya, ntacyo zamfasha, ntabwo zuzuye 2000. Ubwo kereka gutegereza ngakora tasike zikagwira. Noneho reka tuze hano hasi kuri tasike, sipini yo twayibonye, tugiye kujya kuri tasike. Kuri tasike hari tasike ugomba gukora, ni ukuvuga ngo harimo wenda rifa andi ani. Tasike ya mbere nyine ni ukuba watumira abantu ubundi ukinjiza, ni ukuba buri muntu utumiye winjiza koyini 1000. Reba nk'ubu wamutumira ukoresheje telegaramu, ukoresheje watsapu, fesibuke, egisi n'iriya yindi ntaramenya neza. Ikindi ubajoyininga muri aya magurupe yose, ukabaforoyinga kuri twita, yutubi, ariko si ngombwa ngo ubikore ubone ko bibaye sakisesifu. Gukoraho gusa biba bihagije, ntuze kuvunika ngo ese ko bidakunda. Ujye ukoraho gusa, aho baguha joyini ujoyininge, aho bidakunda ubyihorere nta mpamvu. Noneho hari izindi tasike, reka sikororinge. Ino tasike nayo irakomeye muyiteho cyane, iyi bita konekiti waleti. Ushobora gukonekitinga na waleti, urabona ko ngiye hariho vi narabikoze, nawe wakonekitinga na waleti iyo ari yo yose waba ushaka ukareba. Hano harimo waleti, izi ni inshuti mfite, ubwo izo ni tasikisi. Noneho turajya hano kuri iyi opsheni yindi bita waleti, nahakurikiye tasike. Urabona ibiriho rwose ni bimwe byanjye, ibiriho ni bimwe byanjye. Ya madolari 12 ngaya, koyini mfiteho za deriko ngizi, waleti nahuje nayo ngiyi, hagahita haza withdraw. Icyitonderwa, iyo utaragira amadolari 200 ntabwo withdraw ishoboka. Urabona ngewe withdraw yanjye irasa ubururu, nahuje na waleti. Wowe n'utaragira aya madolari 200 ntabwo bishoboka. Urajya ubona withdraw yawe itarasa gutya, isa gutya kubera ko wakonekitinze waleti kandi wagezeho amadolari nibura 200. Ubwo urabona gusa hari umuntu ugorwa no kubona abarifarizi. Ubaye utababonye urabyihorera ukazajya ukora tasike, n'ubundi buri munsi usangamo tasike, amadolari 200 ageraho akagwira. Noneho rero ni ukuvuga ngo withdraw, reka nkore kuri withdraw urebe. Ko ngewe nujuje ibisabwa, ninkora kuri withdraw biragenda bite? Urabona ukuntu barambwiye ngo under review. The transfer you submitted is under review and is expected to take 10 to 20 working days. Bahita bambwira rero ngo icyifuzo cyanjye cyangwa se ubusabe bwanjye burimo burigwaho, bari kuburebaho ngo, kandi biteganyijwe ko nzasubizwa cyangwa se nzabona ibyo nasabye hagati y'iminsi 10 n'iminsi 20 y'akazi. Ubwo ama wikendi ntaba arimo nyine. Iyo bavuze iminsi y'akazi tureba guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ubwo rero dore ni uko bimeze ngayo nguko. Ubaye ushaka wenda kubona linki ndayishyira muri description, wakinjira ugakora. Ubaye hari ikibazo ufite cyangwa se ushaka kujya muri gurupe yanjye ya interested coin miners, wanyandikira nkagushyiramo. Wanyandikira kuri iyihe nimero rero? Wanyandikira kuri 078 045 73 62. Ntiwibagirwe rero gukora subscribe, like, share nimba ubona ibintu bimeze neza. Reka mbashyirire link muri comment no muri description, namwe mutangire mwimayiningire. Ntawamenya muri iyi minsi 20 uko byagenda. Nibiba scam uzihangane, ariko nanone gerageza, nta kindi biri kugusaba, ni ukugerageza, nta mafaranga usabwa gushyiraho. Ubwo rero ciao ciao, turi kumwe, ndabakunda cyane. Nyaboneka wigenda udakoze subscribe nimba uri umuntu mushyashya.